ndakwinginze video nikugeraho ntabwo n'agahinda umbabarire mbese ndakwinginze wiyisohora ndakwinginze. Noneho niba twabyita iki? Mana we Yesu we, se aba bantu bari kwirirwa basohora ubwambure bwabo hanze wayi bimeze bite? Tugeze mu isi ya nyuma pe. Ni ibingibi Pawulo yahanuye, ni ibi Pawulo yavuze. Ye Mana nyagasani, Mana nyagasani, Mana nyagasani, ibintu ndi kugenda mbona muri iyi myaka, ibintu ndi kugenda mpereza n'amaso yanjye n'ijisho ryanjye, ibintu byakomeye. Abantu barambura ubwambure bwabo, niba bataba bafite isoni, niba bameze bite, mwarekeye ko muri gukoza Imana agahinda. Imana yababaye. Ibintu mukabireka. Kubona umuntu atunga kamera hariya, agafata kamera agayitunga akireba muri kamera neza, yambaye uko yavutse, ari umuntu mukuru ufite ubwenge. Icyo ni icyambere, uratekereza, uri umuntu mukuru. Yesu Mana, iki cyumweru abantu bari kugomeza bashyira ubwambure bwabo hanze. Nawe nuzi yuko warabikoze, saba Imana imbabazi, cyangwa ubwo uwo muntu wayiherereje umubwira ayisibe, kuko nta kintu kiri muri telefoni ye. Genda muri telefoni zacu, umuntu asa nk'aho agiyemo yabona ibintu bibi cyane, yabona Mana we, Mana, kubona umuntu w'umumama, kubona umuntu w'umukobwa mwiza, kubona umuntu ufite ubwenge, mindset itekereza, agatunga kamera hariya, amaso arimo, byose birimo, ukabona niwe neza. Umuntu ukamubona ukavuga ati umuntu mukuru utekereza. Mana, akikinisha neza. Nababaye, agize agahinda gakomeye, nababaye. Ibintu ndi kugenda mbona muri iki cyumweru nabonye, sinzi uko nabivuga, sinzi uko byagenda. Amavideo y'urukozasoni, ibintu byose umuntu agafata atunga kamera akikorera ibyo ashaka. Mana we, Mana, tabara. Imana nigira izitabare, kuko Imana turi kuyikoza agahinda, turi kuyikoza ikintu bita amarira, turi kuyibabaza. Njye rero hari video nabonye yangezeho yitambukira ngo ni yaba abamama nabo, uyu mumama nawe yaravuzwe ngo hari video ye yasohotse, ariko njye uko nabibonye ni video yangezeho, nabonye uyu mumama rwose atari we, kuko undi we, ariko yenda bishobora kuba ari we, ariko ntabwo nitegereje neza. Njye nabonye rero atari we, ubwo abantu bagiye bavuga ngo ni we, ariko njye nabonye rwose atari we. Ariko buri abantu bafite impamvu babivuze, njyewe sinzi, abamuzi yenda baramuzi, ariko bitewe n'uko uwo muntu agaragara, ubona bafitanye isura n'uyu nguyu. Ariko mu gihe njye nta fact mfite zigaragaza yuko ari we, ntabwo naza kuvuga ngo ni we. Gusa nyine yagezeho yitambukira. Kuzana ubwambure bw'abantu hano ku mbuga nkoranyambaga ntabwo byemewe. Icya mbere, ubuyobozi bwacu burahabaye. Icya kabiri, cyano nayo ubwayo kuzana ukarekana ubwambure, uba uri kuviyora amategeko ya YouTube, uba uri kuviyora. Hari n'undi mwana nawe hano witwa Diane, mwaramumenye cyane, mumenya avuga ukuntu yanga mama we. Nawe hari akavideo ngo k'iminota 1 n'amasegonda 38 nawe kabashe kuba kajya hanze. Uyu mwana yavuze yuko yanga nyina, arahitinga, afata ikintu bita hiti pe. Abantu baramutumira, abantu baramuhitinga, aramenyekana, abantu benshi bamenye yuko yanga mama we. Ariko nawe uburyo yaje kugaragara nawe ntabwo bufututse. Nose niba nawe yatangiye gushyira ubwambure bwe hanze, noneho ukuntu mama we yarize, mama we noneho kuri umwana w'umukobwa kubona ariza umubyeyi, kubona ariza mama w'umubyara, ni ibintu bibi cyane.
buriya mu buzima umubyeyi we aragutwisa amezi 9, uko yasa kose, uko yaba ameze kose, ni mama wawe, ni mama wawe, kuko yaravunitse agenda kugira ngo akurinde, amezi 9 yose uyamara uri mu nda ye, adahunga, yanga ko uhungabana. Umubyeyi aragutwita, umubyeyi ajya kugise, sindajya kugise, sindabya, ariko mba numva umubyeyi wese w'umumahare ni uwo kubaha, kuko aba yarakoze inshingano nyinshi. Kubona Rumaga niwe wavuze ngo umubyeyi si umuntu. Ubyara undi muntu akabaho, ukabyara Imana ikagushyiramo urwo rusoro mu nda, ukarugendana amezi 9 ariko rukabaho. Umwana akabaho paka avutse agakura. Rero iyo mbonye uyu mukobwa ngiye naramugaye cyane, rero nawe ngo baje kuba basohora video ye, ntabwo irangiraho, ariko ibya social media ntabwo mubiyobewe, buriya iraza gucaracara, niba biba byasohotse icaracara ushiduke, nawe turamubonye. Ariko bantu banjye, ibi bintu si byo, tubireke. Ibi bintu nta kintu na kimwe biri guheshamo Imana icyubahiro. Turi kugayisha Imana, turi kugayisha ababyeyi bacu, turi kugayisha sosiyete nyarwanda, abantu batuzi. Umuntu uzi yuko yashyize video y'amano yaje arabisobanura, avuga uburyo ki uriya muhungu witwa Pazo ari we washyize video ye hanze. Rero niba uzi yuko ufitiye umuntu ishyari, wimuteza abantu kugira ngo bamumenye, kuko nose urabamuteza kugira ngo wunguke iki? Urabamuteza kugira ngo ujye mu mwanya yari arimo? Niba usebya mugenzi wawe ukaba umusebya, nta kintu kizima kirimo cyo kumusebya, ahubwo musengere yaguke, kuko niyaguka nawe azaguteza imbere, uzatera imbere kubwe. Ngaye nguko rero iby'iki cyumweru ni amavideo y'ubwambure turi kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga, ariko si byo, mubirekera aho ngaho. Ni Imana yacu iratureba ikaduhana. Ngaye nguko rero muri gitondo ndamutse mvuga ibintu bibi, niba uri mu gitondo cyangwa uri n'umugoroba, nkwifurije amahoro y'Imana. Iyi video yose igira bwakugerireho, ugira amahoro y'Imana, kuko buriya mu buzima ni ukwifuriza amahoro y'Imana. Niba umeze neza, niba utameze neza, ihangane, Nyagasani Yesu arahari. Bye bye.